Nese byabaye kutari kumbwira wabaye Henry Mbari mbwira nyine what's going on? Is it about your girl? Mbwira biragoye kugira nyine umuntu wizera ukamuzana mu buzima bwawe. Byagenze gute? Ariko bivamo amana. Ngwiki aka kanya yoze ibintu byose namukoreye. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just. Buryo namwitayeho. Angiza mbwira ngo icyo asabwa no kumpa icyubahiro mu buzima. Kakanye w'icyubahiro ni ukunyubaha ngo anyiture ibyo ukazanyitura ibyo namukoreye kandi njye nakunze kubw'urukundo. Nese I'm confused. Nese we yari yakubwiye ko muri relationship cyangwa ni wowe wa jumpinze muri relationship uri wenyine? Yeah, already twakundanaga sibyo twafite na gahunda project nini cyane kuko n'ibintu nakoraga numvaga ko ngende kubyikorera nkundira ibintu bizangarukira. Cyangwa ni wowe wifuje ko mukundana ariko we kuri side yiwe nta bintu bya relationship yashakaga? Oya ariko byemeza azwi irashopa etanze miliyoni 22. Wahala none akambwira ngo ngazanyita kumuvuza byo byonyine miliyoni zirenga nk'esheshatu akambwira ngaranyitura ngo ngakunyubaha ngo iki ngazanyitura kandi njye twakundanaga sinzi ikintu kimuhinduye mu gihe gito ngari kumva iby'urukundo. But I already told you. Okay, are you sure? You said yeah. Basi nakundi sibyo? So sorry bibaho kandi life goes on sibyo? Dana namukunda. So what? Hazaza n'abandi niwe bucura mu bakobwa se? If she doesn't want you, ntago you don't have to force. Agora isso? Foi lá, você viu mbere hano? Ibintu by'akazi. Agora isso? Ntabwo yabikoye. Afite umukobwa bakundana ubwato. Umukobwa aramukatiye. Kandi shani wabo undi nyine yavuje akamwitaho akamushimira shopu. Ndibaza yigeze kukubwira. Sumuzi. Yeah. None ngo yamukatiye. Bara ntabwo ndi kubikalkulura neza impamvu yahise jumpinga kuri decision akavuga ko amukatiye. I'm not getting it.
yaramwitayeho akamuha kera nyine kiriya kintu cyose yarakeneye akakimuha. But she decided ukuri yihangane kuko nanjye wari uri mushuti wanjye ngo yari umukobwa muri segonderi yamuhira universite kazajya afasha n'iwabo byose at the end agiye gukora ubukwe abamupadinge rwose invitation wedding kuri WhatsApp umvera agasuzuguro. ariko ubundi abakobwa bo mu Rwanda basigaye barabaye ngo tuzatorera ibya gusa muvanye ihangane ihangane buri cyiza kiba gihari nuko umuntu atagutwara ubuzima sibyo bro kandi ntabwo ridahita ikiba gihari ni ukubyitwaramo nk'umugabo ugashikama then after so yeah kubyakira byo biba bigoye ariko as soon as possible biba byabishaka kandi uzabura n'undi urenzeho ugomba kubyakira ntabwo ari umukobwa rero ucuratse ntabwo ari ubucuruzi hazaza n'abandi kandi bagukunda rero byanyabyo apana ubwira ngo zo gukina n'abandi bitindera sibyo ihangane pe ahubwo we abagize n'Imana akamwereka bataranashaka. Yeah, exactly, that's what I was telling him. Yeah, that's true. So rero don't complicate yourself. Gayibaze iyo umara kumushyira mu mabara bakabigutamo kiba kirenze abantu bagataho imiryango iba yarabimenye inshuti n'abandi bose ugasanga rubanda bose aazedi. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just a hand in hand. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Marcela amata dina sa wambara ya mazi na yoga mwana kama ni mungu kichecho Marcela oh ndio kimesema Cheto. Mas eu fui zunguruka aho. Sibizwe umugore twite umugore wabo byarana cheto. Ntangiye kuzana amagambo yose. Uwa Serena ugomba kumenya ko rero bitabizi neza twatuye.
kandi Ese bari ku bwawe ugiye kwigira ndigabo wanga kutubwira kandi mwese uraza kubwira umeze neza tujye imbere tumwiyorere n'ibyo ushaka ariko ke ambabaza kandi umusubiza uramutse ufite umukunzi kandi nawe ukunda cyane pe cyane uba bigiye kimwe mwese mwariganye mwarakoranye se mwarakoranye icya kabiri kandi uwo muntu ukaba wumva ushaka nyine nawe aho igihe kigeze kugashaka ko wowe nawe muri mu rukundo cya gatatu hari umuntu ugukunda ushobora kugukunda ariko bitewe n'ibyo yagukoreye mu buzima nyine ni umwana mwiza pe ubwo ni uwa kabiri ni umwana mwiza yakunda umugabo cyangwa umugore mwiza yakora ibishoboka kugira ngo akore n'ibishoboka ariko nyine kumva umutima wawe urwatiza gukunda wa wundi wakunda kakora of course wakunda umuntu wagufashije ibisi ibintu byumvikana umuntu yaragufashije like nyine mu bintu byinshi ugasanga umuntu yakubaye bizarre undi wakunda mbata mubwira n'umutima wawe urashaka undi wakunze buretse ga nese ko mubaza iyo story mu biriho cyangwa watubazaga na byo nsubije ibyo nakubajije ukareka kumbaza ibibazo byinshi nanga yarega muri kuncanga ako se kubwira urabona ukuntu yaherekana yizungukaho ari undi mwana ko barumva umushiki wawe ntabwo umuzi ngo bihereze ugira inama ubundi uba wakurikiza icyo umutima wawe ushaka umuntu wese yaragufashije n'ibyo ni inshuti nziza yabamo inshuti nziza ndakeka nawe ubibwira akumva ntabwo warakagobye akagora yise gute none se umuntu ngo kumugumba icyo umutima n'ubundi umuntu yaragufashije mukagira aho mwemerana gukundana n'ubundi n'ubwo gukunda ikibazo yarabiyemereye kubwira ko wamukunze kubera nyine koresha y'ibirabukuru none se uwo wakunze uwo mutima wawe wakunze uwo yagukoreye iki cyatumye umukunda wenda nawe icyo gihe wari kubimubura nuko atarahari uramubwira yategereza n'umusaza wawe inama nakugira niba urumva ntuzakore ikosa ryo kuba none n'umuntu kuko ufite icyo umutima wawe ushyira mu rubanza ngo yankoreye iki yankoreye iki ngiki ngo gitume wumva wabana nawe kandi utamukunda n'ahandi ntuzigere umushimisha ni hahandi nawe ntazagushimisha uzajya utekereza inde uwukunda nyine bya nyabyo inama nakugira rero kuza umutima wawe ushaka uwakugiye neza ni inshuti yawe birumvikana yaragufashije yakubaye hafi uzabimwubahira ubimukundire nk'inshuti aho kugira ngo ujye kubabaza umwana w'abandi kandi ufite undi muntu usize ukunda Sedina kubitemo intambwe kurusha na Marisera kandi story yose utayizi mukuru we bikumugira inama nk'umuntu mukuru wabwiba n'icyo ko ntaciye muri ibi ngibi bari gucamo nonaha ndakuzi ubwo kugenderaho sibyo ku giti cyanjye ntabwo numva ko umuntu udafite n'ikintu n'iki na kimwe yigeze nkorera mu buzima bwawe ntabwo numva ko ntamukunda rwose ndetse nawe mukunze neza ku buryo bafata umuntu wakwitaho dufate n'urugero akuriye nka Minerva sibyo undi ari aho ngaho aragarama ngo ugiye ngo ukunda ngo abandi bantu umuntu wakwita uratekereza cyangwa ndabyumva ntabwo wabyumva ntabwo wakumva ko uri kumwe n'umuntu udakunda uburyo bigenda icyambere ntazishima kandi n'uwo nguwo wamufashije ashaka ko kumwe nawe utamufashije nawe ntazishima bose nta n'umwe uzishima umva inama nkugiriye niba ushaka inama umva inama nkugiriye kandi kabazo niteka amatsiko ubu Marisera urukundo rwe rwatumye ubwo nka dozo gutya zishwe n'izuba inkundo mani noneho zikigiye muri izi neza ubundi aho utangiye kubona ibintu mwabigize dani inkundo nizo zatumye umera uku nguku
utakunda umuntu utakabona batamukunda. murumuna wawe uri mutoya ukuri byiza ukunda umuntu ukunda urumva ufite igihe ukunda umuntu ukunda ibindi ushyire ku ruhande uruhande niba agukunda agukunda byanya Kuvuga ko agukunda. muri na batoya urumva ibyo ndamubwira rero inkunga zatumye utumva fatara amazi yo koga usabe hamwe n'ibiyogera Wowe ukunda inzoga kurusha abantu. se nibe n'inzoga Zitugurisha ibintu byose. nibe n'inzoga marise zaramureba do ubu nawe mwijunguza wagiye ngo uri gukundana waje ryari Haciyeho iminsi ko byibushye kuki uri wicaye hano zimana yanjye usukura wari ukumbuye no isuka yandi mukuru se bimeze bite mbwira nyine Yesu rero nyine nta kibazo ndabizuguje kuri amarisere ndabizi urukundo rwanyu ni ukuva kera nuse kuki wari wicaye ahangaha basi iyo unakomanga cyangwa naduhamagara yicara hano kugira ngo ndebe yuko high school love sha ntabwo ari ibyo twarakuze ahubwo gize amahirwe aba ari nawe usohoka hari agaserivisi rero nagushaka mbwira nariwe serivisi ngushakaho gateye gutya urabona n'ubundi kuva kera wowe urabizi Marcelo ntamukunda kumukunda ariko bla njya hanze ingaruka nyine haciye igihe kinini so rero agarutse nsanga ngo afite undi musheri bakundana ariko mu by'ukuri ngenda cyamukunda cyane so rero kubw'ibyo mfashije wabingiramo ukareba ukuntu wabashwanisha nyine ni ukuri kw'Imana ndamukunda n'umutima wanjye wose iyo serivisi sinana yanjye serivisi ubu nayiguhara ndabizi ntacyo udashobora mva narahindutse uko wari unzi cyane ntabwo ariko nyimeze pe wallahi narahindutse gusaza nimba ari ibyo mfashe ni ukuri kw'Imana okay njye ikintu nagufasha ni ikintu njye ntabwo najya kumushyiramo politike yo kuwanga umuntu bari kumwe ngo agukure ntabwo byaba ari sawa njye ikintu nagukorera yenda namugira inama yenda nkumva n'amahitamo ye ugashyiramo umunyu nyine ukamunkundisha cyane nyine ndakuzi mfite ukuntu nkuzi ndabizi ko uri umwana mwiza ntarebe iryawe ukanakabya nyine hatarimo ibintu byo kumwangisha undi mwana ntabwo bateranye ariko nyine nakumva uruhare rwe nkumva icyo abivugaho yavuga yego it's okay yavuga oya wereka nkwereka uburyo azakuramo kandi nzahura n'akantu kandi wose wengeye uyu munsi ntabwo ngira iki nawe ndakundaga amafaranga binkorere nk'umuvandimwe cyangwa se nk'inshuti yawe njyewe nk'uko nabikubwiye ikintu nakora nyine namuganiriza nkumva uruhare rwe nkamukubwiraho nkumva nuko afata uwo wundi tukabiburansinga nyine nkumva we uruhare rwe runini aramutse ari we akunda ntabwo nabateranye ntabwo nakongera kubabaza murumuna wanjye pe ntabwo ndi dayimoni ku buryo yaba agiye gukundana waragiye byinshi byarabaye utazi ubwo ari impamvu mba mbikubwira ariko unyumve pe nta kintu nakwima nta kintu ntagukorera ariko kongera guhemukira murumuna wanjye gusa nyine ntabwo naguca intege ndabikoraho ndareba ukuntu mbigenza ko atarimo kumutera n'undi mwana nkuvuganire itsoke ariko nyine nakubwira ngo gire ntihagire ntugire icyizere cyane ntabwo uzi gutereta it's fine oya nzakiraho umuhate wanjye nawe ari kumwe ntarebe pe okay ubwo n'ubundi ubona ari ndwaje arahugutse reka ntigende wese ugenda se akagendeze ku serivisi nawe yanjye ku tunodozi kuri botike ngo turakomezanya urebe akantu ngura mu madolari ntabwo oya nta kibazo ariko nawe akabyuho umeze neza n'akabe karaje iyo duca hano botike yari ijya kwa kazungu ntabwo nyimuhande ugenda imbere hari ibintu bigura amadolari urayambyaje ntabwo wacika